nimba wumva uri kwakaka urumva wageza cyo hiyongepfe ukagenda za Nyabarongo yashaka nakumira twebwe pasiteri nkanjye usengeye woherejwe n'Imana nje nguguriza amafaranga uje gusambana yego nyine nabara nukuri ndaremerewe ariko rwose ikimasa cy'imico myiza ntawe utaje kurura amabya ubwo nawe rwose raje ako naniso niko kubwo ngubwo pasi uri umuntu mupasi ngo njyana uvuza amabya ako konzi ko namushinga naho uvuga nabi wowe ukaburi kuvuga nabi biterwa n'iki bitera none n'iki kiri kugutera kuvuga nabi amagambo ufise adafututse ubwo koko kuba ndi kukubwira ko nyene amafaranga ubwo na amagambo adafututse yego tangiye kumbwira umukozi wo muri banki oya ntago nakugize uwo muri banki nyine nakwifashije nk'umuvandimwe ngo ngurize je mvukana nawe oya nuvukana nawe yari kuri umuvandimwe Nziru sakwe amakuru yes nukuri kw'Imana nkubonye nagushaka wandonderera iki muvandi nukuri kw'Imana naherekare mpiga amafaranga nayabuze none se jura unandi beneri oya naguri beneri ariko wabukorana nayo uzobaze neza iwacu nta muntu akorana na banki ibyo si byo mvuga none uri kuravuga iki ako konzi ko namushinga naho uvuga nabi wowe ukaburi kuvuga nabi biterwa n'iki bitera none n'iki kiri kugutera kuvuga nabi amagambo ufise adafututse ubwo koko kuba ndi kukubwira ko nyene amafaranga ubwo na amagambo adafututse yego tangiye kumbwira umukozi wo muri banki oya ntago nakugize uwo muri banki nyine nakwifashije nk'umuvandimwe ngo ngurize je mvukana nawe oya nuvukana nawe yari kuri umuvandimwe uzobaze nta munyarwanda tuvukana ega kumva ko umuntu ari umuvandimwe suko muva mu ndimwe cyangwa muva mu gihugu kimwe none ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga kuko twese turemye mu ishusho y'Imana ubwo turi abavandimwe uzobaze ntiturabavukanye ahubwo turi inshuti yego ngaho rwose ndwanamo ushaka amahera yego pe mfite ikibazo kinkomereye cyane wagwaje umwana wapi ngahore ntungere yuko umugore yagiye kwa muganga oya ariko hako kuki umuryango wanjye ushaka kuwurwaza none urashaka amafaranga y'iki nukuri wikirirwa unjyana mu busobanuro ndashaka amafaranga pe meze nabi ese wabaye iki ndaguha amafaranga ntazi ico wabaye ngaho mbwiza ukuri ninyikubwira urayaba ndayaguha gose no kwimika isetiti nyine ndashaka kugura indaya inkera bizi twateranye ukunguza amafaranga ushaka kugura indaya yego pe umuriro umereye nabi nashyushye urashaka ngahe se musore nashakaga 700 700 byo kugura indaya yego nyine hari indaya yaje muri aka gace ariko titi warapfuye n'ukuri kubera ko ndi gushaka aho nirwanaho none se nta mugore ufise umugore wanjye nta mazi aho kuyaguhana yagura isanduku yo gushinga ngahore nukuri ko Imana urashaka kunkingura kubera icyo kira umuntu w'umugabo ajya mu ndaya afise umugore yego nyine ariko titi sinaherutse ubwiriza kubwiriza no gushyukwa se bihurira kwashukwe ndende titi nyine nabara mbona uko mbona indaya nese iyo ndayihagurukira muri 700 washatse yamara akubwo nangaye watanga munsi yayo Shadiba kamu ushaka Shadibu wapi nundi mukobwa usa nawe sha uzo kona tomata sha ubwo amubonyeho iki wakunze ateye neza sha uzi nyasha afite ariko titi barakuroze ubwo natekerezaga kujya gushaka indaya nibwo waroze yeza ati wabimenye reje ntaho naguha shumi yanje guma n'ibyawe sha wakwimye ibishyimba bakurinze imisuzi nta soni ugenda kwaka amafaranga yo kwirwanaho ukayanyima isoni ziki wakivagundu hakugurandukira iki nge nawe ntabwo tugurumva utari ikigo nese kuba ikigo gikowe ntabwo wajyaga kugura indaya 700 yo kugura indaya ni ikibanza ugiye kugura hariya zagasheke ako se ngereka nkubwire rero nabyo bimeze nk'ikibanza aya ukuntu uriya muntu aba aho ujya ureba amafoto ye nese ugura amafoto oya ubwiza se barabuye rero nimba utama amafaranga fata inzira yawe wigenda urabona uri ari ico bajya
atuzira wigende Hiti nyamara uhinduke. mpinduka ibice wakigorye mbi imbere wanyana yimbwa ko rureba Kino kivagundu gusa. paka wagicucu Uzopfa bangara. kangara ujya mwirimbi wacyohewe ko kireba gusa uranyima amafaranga yo kujya kwirwanaho. ahubwo mu rusengero kano kanya abadiyakoni n'abakristo bose bateranye urajyana ujyana mbese hariya mu rusengero ntabwo muba mwigamo ibintu byo gutabara dutabara abarushye n'abaremereye ku yese ruhimbi njye sindushye urushye ikise n'ibihe bibazo ufite ni ukuri kw'Imana mfite nta maturo uburyo wagavuye ukanywa ntabwo tugavura umurimo w'Imana ntabwo tujya tugavura twebwe none se ubwo nyine njye ngaho njye nkoreramo rero ceceka ko atagira n'umukristo akuri kureba ujya ceceka atagira umukristo ukumva nta pasiteri ugavura mbese mutagavura ari amaturo rero yakoremo nzakwishyura uramenye rero njye ndashaka kunguriza amafaranga utura ngahe se basi ku buryo wenda nakuguriza muri icyo cyatsi ese ntabwo njya nurasenga niyo naje gutura use mu mwaka muri uyu mwaka uyu rusengero usengeyemo kangahe kandi uvuga ngo bagutwerere ntabwo ari ukuntwerera ushaka iki njye ndashaka kunguriza amafaranga nkajya kugura indaya ugura indaya yego nyine hakurikije bivugaga cyane abakristo batanu hakuzi ko umurimo w'Imana mwagiye mukawuhindura nk'aho ari bizinesi ntabwo yamase ntayo nkuha kubera iki ubwo ntabwo ufasha ntabwo muba muvuga ngo fasha abakeneye ubufasha twe dufasha abarushye n'abaremerewe ngwino tugende mu itorero unjyana mu itorero gute ngiye mfite umuriro ungana gutya ngiye mbabara mbanze ngiye gukemura ikibazo ufite umuriro yego nyine ndashaka wagiye ko nimba wumva uri kwakaka urumva wagiye za cyoho iyo ngepfo ukagenda za Nyabarongo yashaka ikanakumira twebwe pasiteri nkanjye usengeye woherejwe n'Imana njye nkuguriza amafaranga ujye gusambana yego nyine nabara ni ukuri ndaremerewe ariko rwose ikimasa cy'imico myiza ntawe utajye kurura amabya ubwo nawe rwose uraje ako nta n'isoni ko kubwo ngubwo ubu umuntu umupasi ngo unjyana uvuze amabya njyewe njye niko nkubwiye ntabwo yavuze oya abanyabyaha murumvirana njye ndakubwiye ngo ngwino kwa data wa twese ntawe atababarira nawe wababarirwa ubwo ntayuma njye nyaguha izina rya Yesu wenda amasengesho wenda yakwemerera ukizwe ubatuke ujye uve mva mu nkoko ntacyo njyana kuko njye naje ngo nkubwirize ubwiriza ni ibyanyabyo uzabwirize bene wanyu wabwirije bangahe guma n'ibyawe ku mwaka uzana abayoboke bangahe mu ijoro nareka nkubwire nuko uko Imana urantunguye ntabwo ari wowe ntari kumva mutungura se ubundi njye nawe twararanye ku buryo njye mfitanye gahunda nawe umvanye mu itorero uzi uhurudukunza nanga ngize n'ibintu bizima basi byibuze ngo ni indaya umuntu ungana nkawe ugura indaya vujyana ibyawe aho niho mubera mubinjije nta nubwo umuntu nkawe watera imbere ariko n'ubundi nibyo koko umutindakira umunsi umwe ejo agahita yongera akahita tuzengerera abantu ufata umuntu ukamukura mu mavuta indaya kureba n'indoro ukagenda rwa ntambi ukagenda uheriyo noneho ngereka mubwire pe ntabwo kuki uri kuza uranyikwirishwa gute byari deni nkuri mbwira ibyo mbwira vuba hasi ubwo wagiye wumva icyo umuntu agukenereyeho ugatega amatwi ukamwumva vuga wisa icyo mfa n'abatindi muravuga we vuga ibikuzanye ureke ukuntu uje unahurubana kandi nanjye narakubwiraga ngo nimba ndi umutindi nawe wigeze kubaho umutindi njye kuko urabona iyi nzobe yanjye yarigeze ubutindi we ntabwo wabwigeze ntabwo wazaga unyaka amafaranga makeya ubu ngubu rero nanjye ndi kugushaka ndi kugushakaho amafaranga nyine wambikije aragenda ati reka kunererana gutyo kuko ndabizi uri nta mafaranga mfite ahubwo basi uzi icyo ngiye kuyakoresha ko ari cyo icyo ari cyo cyose nta mafaranga mfite nta n'ukuri bimeze nabi nayo ndarembye si uko kumana ntabwo nakubeshya nta mafaranga mfite utanayamaye napfa rero kuko ni ikibazo gikomeye cyane urapfa n'ubundi urapfa pe ko nta n'ijana mfite ndakurahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru ntabwo njye narara nabonye indaya ni ukuri kw'Imana pe njye mbabaruma amafaranga njye nigurira indaya nyuma yabyo we ntabwo uzi ukuntu umuntu aba afite taki ya dani njye mfite taki irenze y'itabi ubu abandi bagira taki y'itabi njye mfite taki y'igitsina akakumbura n'ibikoresho bya rwamara ngo iki ufite taki y'iki ndashaka gusambana pe
nicyo utumva ndashaka umwanya. ego ko mana yanjye titi ku muhanda Icyaguye ko ndi kuguza abahisi n'abagenzi ntago bikiri ibanga njye ndashaka gusanga. cacaka ibyo bintu nkibivugira hano Ngaho rero mama amafaranga. njye ntabwo naguha amafaranga yo kujya kugura indaya Ako kese ko twabaye inshuti uragira ngo ubushake bunyice. wapfuye Nukuri ko Imana mbabarira nabare pe njye ndumva nareba. ubwo uranapfa Njye mfite taki. upfa urapfa None se wantabaye nyine nkareka gupfa. urabizi turi inshuti n'ubundi uri G Aka inshuti itama amafaranga. nyine ikibazo cyawe nabwiye ngo uravuga vuga cicika ubanza mu byo ngiye kubwira Nibi. urabizi turi inshuti Yewe. tugende uwo musonga ngiye nko kumara Urumara gute? tugende nyine njye nawe dusambane Ntago icyawe nacyemeye. Ntago icyawe nyishaka pe rwose wari uko. mesire njyewe Ako sureba Nese ujya ugiye no kugwingubitira imyabyawe ntago mwabyawe ngo. tugende Njye amafaranga njye. nayo nagu tugende nguhe nta mafaranga nawe Njye ndashaka kungurira. njye nguhe amafaranga ujye kurongora abandi bakobwa Njye ndashaka kungurira iyo ngiyo. iyo yihe Iyo yindi. iyo rero guranje tugende Mugure se ngo tugende titi rwose nsigaye nananyara tugende narakuze ntabwo nyiri umwana reka se ubwo ushatse kuvuga ko ari nk'ikigo. ego umva nsigaye nogesha Reka njyewe ntago nshaka koga. Ntago nshaka koga pe. nawe rwose ubu nawe nanengushye Nese mutengushye. nanengushye pe Nese mbigenze none. ngumwabya w'ubuntu urawa Njye ndashaka indi itari wowe ari nayo ngiye kugura. nguhe no mu mafaranga yanjye Nyine njye ugenda numva mu bivuze numva nese hari ikibazo. Wose wabivugije kenshi. Rwose pe mbabarira undwaneho. nashaka iki nari Ugiye kunkora ikire. nari tugende nyine nkukugurire nari Ura nyine yamenye kwiyishyurira. tugende nanamurebe we menye uwo ari we nani so tugende tujyane Sawa nabi. Urayingurira. ndaba numva muranabikora mari tugende Watuye hano. komanganye uragira ngo bari no gukomangira reka mbwire nuze we reka mbwire Ni 700. ye Nyine bambwiye nyine bambwiye nyine. ego mwabyo 700 ni ikibanza se twarimo ikibanza mu bugezi Nese ubwo ngubwo reka nyine nacyo tukigo. ego Cyakoze urakoze pe. mwe muri bande Hein? mwe muri bande Nyine. Nashakaga mubwire. avuga akavuga idahiye Ase ndavuga ntago nabikubwiye. avuga se ntabwo uzi icyo uje kureba ntabwo uzi icyo uje buri kureba sawe ntabwo uzi akazi ukora inde ngiye nkora akahe kazi wowe dangamirwa mwinjiye mu nzu mukora ibyo mukora uze nkwishyure dutaha genda ukongera vuba Nyine reka mufashe yaraje kukungurira. naje kumugura wese nta nawe bushobozi ufite we ntabwo azi akazi akora se Nyine njyewe nyine akazi nkora ndakazi none mwembi murashaka iki hano nyine yaraje kukungurira ndi gushaka indaya. indaya niswe indaya ntinde hano ariko rubanda muranijijije wowe utangiye kwihakana akazi ukora wandaya indaya ni nyoka ariko ubundi mwasoze Dusara gute ntupimuza ku kiro. kireka kigomeze kibaraguza genda bagutanyura harya ubundi ubwo ndakwishyura ngahe wishyura ndariko ariko ibi bigori kira sirera ubundi titi indangamirwa yawe ko mbona iri kugora Waretse kugorana wandaya ukajya gutanga kimwe mu icumi. ariko mwasoze 1/10 isano muri mu rusengero Niko titi ushaka iki mu rugo ahangaha rwanjye ko mbona uzindutse iyi niyo akabwira rwose buno rugo ushaka iki Njyewe narindi gushaka indaya ahubwo se nawe urayigura ukaba waje kuyigura. uyu ni umugore wanjye reba Ntabwo waje kunyishyurira. ziba ntubinzanemo ngo ngenge no kwigendera Twayobye. nta soni ukaza kugura indaya mu rugo rwawe cyangwa ubwenge bwawe babushunyosha ahubwo se ngiye ndigurishaka kigoryi uko gisa Nyine twarahuye mbombo nicyo kibero nuko kesahita mwiyame mvane mu mpita nishyiramo kuza kugura indaya. igihe ushobora kubona ngendana bibiri ukagira ngo udakubita imbwa byorora imisega